Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, aye imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, uyu mwanya imbaraga, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga iyo nizo zitubyukije, imbaraga z'Imana nizo zidukorera we, imbaraga iyo nizo zibana natwe we, imbaraga iyo imbaraga z'Imana aho zigeze biremera we, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, ayiwe imbaraga z'Imana nizo zibidukorera, ayi imbaraga z'Imana, imbaraga iyo uyu mwanya imbaraga, uyu munsi imbaraga, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, yo imbaraga, imbaraga z'Imana, haleluya, haleluya, imbaraga z'Imana, uyu mwanya, haye imbaraga tuzumve we, haye imbaraga hayo imbaraga z'Imana, yewe imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, hayiwe imbaraga z'Imana, imbaraga imbaraga, haleluya, imbaraga z'Imana, imbaraga shimira Imana imbaraga zayo, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, yo imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, amen. Imbaraga z'Imana, haleluya, ziratubyukije, amen. Nta kindi twashinja Imana. Hadusome Abaroma 16:20. Haravuga ngo Imana nyir'amahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Imana nyir'amahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Reka iri jambo turyature ku buzima bwacu. Proclamation niyo duhereyeho. Uravuga amazina yawe nurangiza waturira ijambo. Ngewe Mama Ebenezer, Imana nyir'amahoro data wa twese imenagure Satani munsi y'ibirenge byanjye bidatinze. Imana nyir'amahoro, ngewe Mama Ebenezer, Mana nyir'amahoro umenagure Satani munsi y'ibirenge byanjye bidatinze. Mana nyir'amahoro iki gitondo, Mana nyir'amahoro uyu munsi, Mana nyir'amahoro kuri buri saha y'uyu munsi, haleluya, umenagure Satani umushyire munsi y'ibirenge byanjye bidatinze. Kandi ubuntu bwawe Mwami wanjye, Mwami Yesu Kristo bubane nanjye, bwomatane nanjye, bukorane nanjye, bunshorere, bundagire, buntwikire mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe Mwami ube ku mazina yanjye, ubuntu bwawe Mwami mbwatuye ku byanjye byose, ku maboko yanjye. Ubuntu bwawe Mwami mbwatuye mu buzima bwanjye, uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Haleluya, haleluya, amen. Imana ishimwe. Ukabyatura nkuko nanjye nawe uze gusenga ubizature ku mazina yawe. Turacyakomeje gusenga. Reka dushimire Imana, dushimire Imana, tunabwire Imana. Ni wowe uzi ahantu Satani agomba kumenagurwa. Hari ahantu ubona ukavuga ati ahantu wite bimenagurike. Ibyari byarubatswe ku buzima, ibyubatswe n'abagome, ibyubatswe n'abagenti be. Rega nyine Satani akorera mu bantu maye. Bimenagurike munsi y'ibirenge byacu bidatinze. Na uyu munsi Uwiteka aje gukora ntibitinda. Kandi ubuntu ahubwo tubwire Imana ngo Mana, ubuntu bwawe buduherekeze, buherekeze ibyacu, buherekeze abacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyir'amahoro
ndagushimira umunsi ubuntu bwawe uyu munsi wasutsemo amahoro yawe kuko waziye mu mahoro. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimiye Mwami nyir'amahoro, wowe ko mu kuntu waje harimo amahoro, harimo amahoro yo kudutabara, harimo amahoro yo kuturengera, harimo amahoro yo kudutsindishiriza ubwami bwa Satani bugatsindwa, kuko n'ubundi Yesu yarabutsinze azahora atsinda. N'uyu munsi uje gutsinda ibyari byarubatswe mu buzima bwacu, byatunanizaga, by'abagenti ba Satani bari barasizeho, by'abakozi ba Satani bari barubatse mu mibiri yacu, mu mibereho yacu, mu nzira zacu z'ubuzima, mu kirere cyacu, aho turi, aho dutuye, mu byacu n'abacu, ibyo byose waje kubimenagura. Ndagushimiye ko uyu munsi uri buze ugenda umenagura, kuri buri saha y'uyu munsi ugenda umenagura ibitava ku mwuka w'Imana, buri kintu cyose cyubatswe, ibyubatswe kera, ibyubatswe vuba. Haleluya, byose waje kubimenagura ukabishyira munsi y'ibirenge. Arakubonye Mana, kuri Imana ikora, umenagura ubwami, umenagura imitego yose yo mu isi y'umwijima, umenagura ibiva kuri Satani byose n'ingabo ze n'ibye byose, ukabivana ku buzima bwacu Mwami. Ushimwe ko mu mahoro watuzaniye harimo no gutabarwa, harimo no gutsindishirizwa mu izina rye, tukabirebesha amaso yacu kandi ntabwo biri butinde. Ndagushimiye Mwami, urakoze Mwami. Ubuntu bwawe nibudushorere Mwami. Turagushimiye ubuntu bwawe Mwami Yesu. Turagushimiye ubuntu bwawe ko bwaje kubana natwe. Turagushimiye ubusi ko hariho ubuntu, ko buri saha y'uyu munsi wasutseho ubuntu. Turagushimiye Mwami ko ku maboko yacu wasutseho ubuntu, ku birenge byacu wasutseho ubuntu, ku mitwe yacu wasutseho ubuntu, mu buzima bwacu wasutseho ubuntu, ku mazina yacu wasutseho ubuntu. Shimwa, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Urakoze Yesu ko kuri buri saha y'uyu munsi hariho ubuntu budukorera, hariho ubuntu nta kunanirwa, hariho ubuntu bwawe nta gusubiza inyuma, hariho ubuntu no gutabarwa nawe kubera kuri kudutsindishiriza. Urakoze Mwami, twakiriye ubu buntu, ubusohoze nk'uko wabigambiriye. Icyubahiro kibi cyo kuba dutekerejeho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ishimwe. Umunsi mwiza. Wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere, kandi unakore na share usangize n'abandi babyuke basenge. Twe kurutwa n'inyoni. Byuka usenge, zinduka usenge, fungura umunwa usenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.